Mwiriweho neza famiye ndabashuhuje mwese nk'uko mubibona rero hano nasohotse hano ni Paramount Hotel nabonye barahafunguye ndavuga why not ntajyayo nkajya kureba ukuntu hameze nkajya kureba ibyiza byaho apana nyine ngewe nkunda gutembera mu buzima busanzwe sasa rero nk'iyo mbonye hari nk'ahantu hashyashya hafunguye si ngombwa ko umuntu ambwira ibyaho pfa kuba gusa mpazi nahabonye kumva mbashaka nanjye kwigererayo kugira ngo ndebe ibyiza bihari. Njya nkunda kumva uriya tipe witwa Dashim, uriya mutipe yigeze kuvuga ngo ntabwo umuntu wabayeho neza ari uwabayeho imyaka myinshi, ahubwo umuntu wabayeho neza n'umuntu wabayeho ni umuntu nyine wumvishije icyanga cy'ubuzima, ni umuntu nyine wishimiye ubuzima arimo. Njyewe ntabwo mvuze nyine abantu bakunda ibintu bitandukanye sibyo, nk'uko njyewe wenda nkunda gutembera, nkunda kumenya ahantu hashyashya, ugasanga nk'umuntu icyo kintu aragikunda ariko akiyima akigira nyine kuko nanone ntabwo nakiyibagiza ko hari abantu badakunda ibintu byo gusohoka cyangwa byo gutembera, byo kumenya ahantu hagiye hatandukanye hashyashya, ariko nimba ufite ikintu ukunda mu buzima ntukakiyime, ufite ubushobozi kubera ko tubaho uyu munsi uyu nguyu uyu tuba turiho, ubundi even n'ejo ntabwo tuba tubizi ko turi buramuke. Ntabwo icyo kintu abantu bakunda kugitekerezaho ariko niko biba bimeze. Uyu munsi nyine wabyutse biremera birakunda, ariko ntabwo ubizi. Tuvuge nimba wabyutse ukoga ukajya mu kazi ukageza saa 10 ukava mu kazi ugataha, bashobora kukugonga uri gutaha. Ama-accident angahe se tubona umuntu avuye nko mu kazi bagonze wenda undi muntu agahita apfa, ukibaza uwo muntu yari muzima, yagendaga, yari afite abantu bakorana. Hari n'utabyumva nyine, hari n'umuntu ushobora kubibwira nyine ntabyemere kubera ko bari bari kumwe, akibaza uyu muntu apfuye ate, apfuye gute, nyine bikamubabaza nyine. Ariko guys, reka mbabwize ukuri, ntihazagire umuntu wiyima ikintu agifite. Ntabwo mvuze ngo musesagure kubera ko wenda ngo umuntu ngo aba agomba kubaho ngo uwo munsi ariho, ariko nyine nanone nta mpamvu yo kwiyima nyine ngo ubeho udashobora nyine kuba wakicaza ahantu ngo wigurire ngo fanta, wigurire juice, igihe cyose ukarindira ko abandi aribo bakugurira. Kubera iki se? Rero nk'uko mubibona navuye Paramount mpita njya Soya. Rero hano Soya ni ukuvuga ngo Paramount nyine narahagiye, ariko ahantu nari nicaye ni ahantu hari hateganye na pisine. Hasi muri resitora yo hasi nabonaga afite ukuntu nyine hari igisare kinini, kandi mbona ari cyo urimo njyenyine. Njya hejuru, ngeze hejuru nsanga hariyo urusaku rwinshi, numva ntabwo naharira. Mpita mvuga ati ko se wava ahangaha n'undi ko nahabonye, kubera ko resitora yo hirya muri hoteli hari kuberamo anniversaire. Ndaza no kubabwira story ya anniversaire ukuntu yarangiye nabi, nubwo ntayitashye ngo nubwo ntabikurikiye nyine ngo birangire, ariko ibyo nasize bihari. Noneho rero ubwo mpita nza hano Soya, numvaga kuko navuye mu rugo mu saa 8 nshonje pe, numva ntari burya ibiryo byo mu rugo, numva ngomba kurya hanze. Rero ubwo hano nageze Soya mpita nodaringa
noodles zirimo chicken, zirimo na veggies. Rero hano nari ndi kurya, mumbwire bon appetit. Kambabwire rero story yabaye hariya Paramount Hotel. Njyayo hari ukuntu nyine winjira mu cyuma, nyine ubanza kwinjira mu cyuma, noneho hari abasakira nyine, noneho ukazenguruka ukabona kujya mu hejuru nyine hirya kuri pool, cyangwa ukaba wanakonsoma resitora, ukaba wajya muri resitora iri aho ngaho muri Paramount mo imbere. Ariko nyine aho ngaho urumva hari kubera anniversaire. Iyi anniversaire yari iri kuberamo nyine ntashye, nyine maze kwishyura ibintu byose birangiye, nsohotse nyine ngeze muri parking. Ubwo ngubwo mpura nyine n'umutipe n'umukobwa n'abandi bakobwa n'iki bari baje nyine muri anniversaire. Sasa umutipe yakoresheje umukobwa anniversaire amujyana hariya Paramount. Sasa uwo mutipe akaba yari afite undi mukobwa, ariko uwo mukobwa ngo ni fiancé we. Mbese ni ukuvuga ngo yari afite abakobwa babiri atereta. Hari fiancé we ntabwo yari afite anniversaire, hari undi mukobwa noneho we atereta bisanzwe, yari yagize anniversaire, yari yaje kuyimukoresherezamo hariya. Noneho umukobwa uriya bambitse impeta, ntabwo nzi ukuntu yavumbuye ko umutipe yaje gukoresherezamo uwo mukobwa anniversaire mo hariya. Araza arinjira, urumva atezamo nyine akavuyo. Sasa jyewe ntabwo nari ndimo muri anniversaire, ntabwo namenye ukuntu byatangiye, ahubwo njyewe nyine nababonye bari kubasohora hanze bari muri parking, amubwira ngo ibintu nkoze, ngo akira n'impeta yawe n'ibikiye, nyine bari gutongana bya hatari, ngo iriya habara ryawe rizakumarira iki. Abandi bakobwa nyine bari ku ruhande bari muri shyu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 shy
yifata akamanika nyine agapfukama. Nahise nibuka papa Sava ukuntu yigeze kuvuga ngo ni gute ngo umuntu ngo amanika ngo ukuboko ngo yarangiza ngo akavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu, mwarangiza mugatandukanywa na message. Urumva? Ariko nukuri mu by'ukuri reka mbabwire, niyo ibyo bintu waba warabirahiriye ko muzatandukanywa n'urupfu, sibyo? Umuntu yarapfukamye akwambika impeta, aracyafite abandi bantu akoreshereza amanverseri, basi niyo abwira abashuti be bakabitegura. Ariko jye naketse ko hariya hafite nk'umuntu wamuhaye amakuru, kubera ko umva ntabwo waza ahantu utazi, sibyo? Utazi biri kuhabera, utazi ahariho ngo uze ugwe ku bantu. Sinzi ko simbizi nyine, ubwo sinzi, ntabwo nzi ukuntu nyine yabikoreze nyine, ko ntabwo nyine nta muntu wigeze abinsobanurira, ko nahise nza hano soya. Rero guys, kambabwire n'ukuri, umuntu najya afata gahunda cyangwa umwanzuro akavuga ngo uyu muntu ngiye kumugira fiancé, n'ukuri hari ahantu uba warenze n'ukuri pe, cyane ko amaso yose aba akureba. Urumva? Ngewe nshobora kubona uriya yagupostinze tutaziranye, ariko wenda ngenzeranye n'umukobwa, noneho rero uwo mukobwa nkabona nk'umugabo we, urumva narabonye ko babapostinganye, nkabona nka fiancé we, nkahita muganiye guko uzi ko ndi soya, nise uyu si wa mugabo wawe kwambitse impeta, ko mbona se ari gusomana n'undi mukobwa, mwaratandukanye? Nkaba mubajije gutyo, hakaba harahiye. Rero kambabwire n'ukuri, nimujya mufata umwanzuro, nimba mufite n'abantu nyine ku ruhande, mujye mubikora mu ibanga, kubera ko nyine uba warafashe uwo mwanzuro, kandi nta muntu ugushyizeho imbaraga, uba warabikoze wowe ubishaka. Rero ntimukabaze bagenzi banyu.
Rero hano ni soya, ni heza guys, ku bantu bashaka gusohoka muzahatemberere, muzahasohokere, ni heza, hari ibiryo byiza, ngenda hakunda, hatuje, hari uturimbo twiza tugenda gakeya. Ubwo rero hano ni nkaho nari ntashye, cyane ko bwari bumaze kwira. Njyewe saa 12